Hello fashion lovers, ni Pizotera ndabasuhuje. Yes, rero uyu munsi nk'uko nsanzwe mbategurira amasomo ajyanye n'ubudozi, uyu munsi ndashaka kukwigisha intambwe ku yindi uko wakidodera ijaketi yo kwifubika cyangwa se ukayidodera umukiriya wawe. Dore ni ijaketi nziza cyane uri kuyibona hano y'umukara. Ijaketi ifite tirete imbere, iradubuye, ifite umugongo ku maboko ndetse n'agafuka ku maboko kariho na tirete. Yes, rero kurikira intambwe ku yindi umenye uko wadodera umukiriya iyi jaketi cyangwa se nawe ukayidodera. Muri iri somo rero turasangamo ibintu byinshi, uramenyeramo gutobora imifuka. Yes, nkandi gutobora umufuka, ibi byose uri bibone. Uraza kubona uko uyu mugongo uwutera ku maboko, uramenya kari agafuka ese bagateraho bate, bagatera hehe, ibyo byose urabisanga muri iyi video. Ikindi uramenya gukata kariya gasukora. Yes, uramenya kugakata intambwe ku yindi. Kurikira video we nturambirwe kugira ngo tugendane neza akantu ku kandi. Rero hano turatangiye. Jaketi narayikase, naberetse video yo kuyikata, irahari video yo kuyikata. Ubu rero aha ngaha tugiye gutangira akantu ku kandi. Rero ibi ni ibipande by'imbere n'inyuma, urabanza ugateranya igipande cy'imbere ku gipande cy'inyuma, bwiza buri kurebana cyangwa se right side face each other mu rurimi rw'icyongereza. Yes, ubwiza buba bugomba kuba buri kurebana. Ugafata valeri y'igice ugateranya mu ntugu, ndi guteranya igipande cy'imbere ku bipande by'inyuma nk'uko muri kubibona. Ndagira ngo iyi jaketi nyikore mureba mutuje kandi irangire mubireba. Yes, rero kiriya nacyo ni ikindi gipande, ibipande biba ari bibiri by'imbere, naho ndi guteranya mu ntugu, gateranya ufashe valeri y'igice. Yes, ibyo byose rero ndi kubikora gake gakeya nitonze kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Ushaka kwereka akantu ku kandi kugira ngo iri somo rize kumvikana. Yes, rero hano ikintu ngiye gukora, ngiye kumakinga ahantu ndi butobore umufuka. Nzamutse gatatu, murabibonye nturutse hariya hasi. Yes, uriya mufuka rero ngiye nkunda gukora umufuka ufite gatandatu, uburebure bwa gatandatu. Yes, muri kubibona nzamutse gatandatu. Uyu mufuka uwushyira ahagana mu mpande hano mu rubavu, hafi yo mu rubavu. Yes, ntago uwukora ngo ushyire nko mo hagati na hagati cyangwa se ubuzane hano imbere iruhande rwa tirete. Yes, rero ikintu ngiye gukora hano, ngiye gukora kopi, ngiye kurebanisha ubwiza ubundi tsindagire ingwa kugira ngo binyorohereze kuba nashushanya no ku rundi ruhande. Yes, hano murabibona ko igishushanyo cy'umufuka gise kiza no ku kindi gipande. Ibyo byose rero ndi kugenda mbikora fresh gake gake nitonze kugira ngo nawe urusheho gusobanukirwa. Rero ngiye gutobora umufuka. Iyo uzi gutobora umufuka usanzwe udoda nk'amapantaro cyangwa se amashati ya made in Rwanda atoborwa imifuka birakorohera. Yes, rero uyu mufuka ushobora kuba ufite ubugari bwa 0.5 cyangwa se 0.6. Ngiye nkunda gukoresha ku majaketi. Ubwo ni igice kirenga agakoni kamwe, nibyo nkunda kubara nka 0.6. Yes, rero ukabikora witonze gake gake. Fashion lovers, ubaye uzi gutobora umufuka no kuwutobora ku ijaketi birakorohera cyane. Yes, birakorohera rwose, birakorohera. Ibyo rero ukabikora witonze. Ku muntu uzi gutobora umufuka we ari guhita byumva, ari guhita abona icyo gukora. Yes, ari kubona icyo agomba gukora. Ahangaha uba ugomba gutobora hariya umufuka ukawutoborera hafi hariya mu rubavu, ku buryo umufuka ubuza ugana hano tirete iri. Ibyo ngibyo ndakeka fashion lovers biri kumvikana. Ubwo rero nimba kari agatobozo ka mbere nashushanyije ingwa
muri 0.6, ubwo hariya ngomba kugenda nsigamo nanone distance ya 0.6 kugira ngo kariya gatobozo kagaragara inyuma ku mufuka kaze gukwirwamo muri 0.6. Rero aha ngaha ngiye gutobora n'ubundi. Yes, hariya mba nabanje gusetinga aho ndi butobore. Ubu noneho uku niko bita gutobora. Ibi ukabikora witonze fashion lovers, mbisubiramo ko umuntu usanzwe uzi gutobora umufuka ahangaha nawe ntabwo byirwa bimugora. Abantu benshi batinya kudoda ijaketi bavuga ngo uriya mufuka se nabasha kuwutobora, ariko fashion lovers ibintu byose birigwa. Kurikira akantu ku kandi umenye ngo ijaketi idorwa ite. Ujye ureka kuyibona abantu bayambaye ngo wibaze ngo bigenda gute. Jye Epizotera mba ngomba kukwigisha utuntu tw'ubwenge, utuntu tugezweho. Yes, kandi ushobora gukora ukabonamo amafaranga ukiteza imbere. Yes, rero umufuka ukawutobora, warangiza turiya dutobozo ukatuzanamo imbere ku bubi, ukatuzanamo imbere. Muri kubibona akantu ku kandi. Ibi ni ibintu mba ndi gukora, ndizera nta mpumyi yareba iyi video, muba mubasha kubireba. Muri kubibona mba ndi kubikora mubibona, kugira ngo nawe uzashake igitambaro ubisubiremo ubireba, ureba akantu ku kandi. Yes, rero hano mba mfite utundi dutambaro mpita nkoresha umufuka. Utwo dutambaro rero natwo ugahita utwifashisha, tuba ari udutambaro tubiri. Fashion lovers, nakubwiye ngo ubaye uzi gutobora umufuka, ubaye utabizi rero birakugora. Ahangaha hazakugora, I know, ariko ubaye uzi gutobora umufuka ubusanzwe ahangaha rwose ntago hakugora. Nta kintu cyakirwa kikugora, kuko nyine umuntu uzi gutobora umufuka ahita yumva ko nyine ari gutobora umufuka. Yes, wenda ku mufuka wo ku mapantaro akenshi umufuka w'inyuma utambitse. Imifuka y'amashati tumenyereye ko iba itambitse. Uyu nguyu icyo bitandukaniyeho nuko uhagaze, utoboye uhagaze, niryo tandukaniro nta kindi. Ariko ubundi uba ari umufuka utoboye wo gukoramo, nta bundi bwenge, nta yindi design, nta yindi mibare ugomba kujyamo. Yes, rero ngewe hano ndakomeza, kandi nkomezanye n'umuntu nyine uri kubyumva, uri kumva ibijyanye no gutobora umufuka. Yes, rero muri kubibona turiya turimi uba watoboye, hari utuntu tw'uturimi udusesekamo imbere, ubundi warangiza ukahafunga neza witonze, ugafunga mu nguni. Abantu mwize gutobora imifuka murabizi ukuntu hari ahantu rimwe na rimwe iyo hatoboye nabi ushiduka hajemo igihanga. Yes, ntihafunge neza mu nguni, cyangwa se ugasanga harahengamye. Uba ugomba gutobora ku buryo haba hagororotse fresh, uburyo ushobora gushyiramo ekeri hakazamo inguni imeze neza cyane. Yes, rero no ku rundi ruhande naho gafunga turiya turimi ku buryo tutasohoka. Iyo utadufunze twasohoka, ntabwo biba ari sawa. Rero ugomba iyi step nayo kuyikora, ukahafunga witonze. Yes, rero fashion lovers, muri kubibona ko umufuka uri kugenda ujya mu buryo. Ahangaha rero nshyizemo ikiganza, nzengurutse ingwa. Muri kubibona ishusho ukuntu ihise imera, ishusho y'umufuka ngiye gukora ni kuriya imeze. Yes, rero hariya ndafunze. Wakibaza ngo kuki ntakomeje igishushanyo cy'ingwa, muri kukibona cy'umufuka, ariko ntago nkomeje, nsizemo umwanya kuko hariya niho ijaketi nzayihindurira maze kuyiteranya ijaketi yuzuye. Uriya mwanya rero mba ngomba kuwusiga kugira ngo nzaba ariho mpindurira ijaketi. Yes, rero kariya nako ni akantu k'ubwenge kandi ugomba kumenya, kuko abantu benshi baba bibaza se bayihindurira he, kumba tuba tubona ifunze. Yes, hariya nta muntu wapfa rero gukeka ko
ariho uba wayihindururiye. Yes. Rero ikintu ngiye gukurikizaho, ngiye kukwereka uko watera umugongo. Yes, uriya mugongo se uterwa hute, uterwa hehe? Hariya njyewe ngiye kuwutera mu 8 n'igice uturutse hejuru, akaboko muri kukabona manutse 8 n'igice. Uyu mugongo munsi mba nawometse ku bubi bwawo, mba nometseho virizoline. Yes, rero uyu mugongo urafunitse, ntago iyi stitch ndi gukora cyangwa se uko ndi kudoderaho uhita urekeraho. Biriya bintu wapi, ntago biba ari sawa, ntago bigaragara neza. Hari umuntu udoda gutya ndi kuwuteraho kuriya, yakanatera ku rundi ruhande mu hepfo, ubundi agahita arekeraho. Uriya mugongo uba wometse, ntago uba ufunitse. Rero umugongo uba ugomba kuwufunika, nibyo bigira ishusho nziza. Rero kurikira step by step umenye ngo ese umugongo Pizzo aba ari kuvuga ngo ufunikwa gute. Ibyo bintu ko ntabyo narinzi. Rero aka kanya urashira amatsiko usobanukirwe akantu ku kandi. Aha rero ngiye gufunika umugongo nk'uko muri kubibona. Rwa rudodo hano munsi ku bubi ruba ruri kugaragara, rumwe nacishije hejuru. Rero udoda uzamo imbere, ntabwo urujya inyuma, uruza imbere. Icyo gihe uri kugenda rwose ufunika uriya mugongo, nibyo bigira ishusho nziza. Kudoda umugongo ku buryo wawomoza urutoki ntabwo biba bintu ari sawa. Ugomba gukora utuntu tw'ubwenge. Fashion lovers, innovation ziba zikenewe. Ugomba kugira udushya, ugakora ibintu bitandukanye kandi ibintu biri strong and durable, biramba kandi binakomeye. Ibyo rero nibyo biba ari sawa, nibyo abanyarwanda dukeneye, nibyo isi ikeneye. Yes, rero no ku rundi ruhande naho ukahafunika. Nakubwiye ngo urudodo uba wahereyeho udoda uba uri kurubona, ariko udoda uruzamo imbere. Icyo gihe iyo udoze urwegereye ariko uzamo imbere, uba uri gufunika rwose umugongo cyane rwose. Rero aka nako kaba gakenewe no ku mashati. Ni uko nguko umugongo uba ugomba kuwufunika. Ku mashati ya made in Rwanda bafite imigongo, ugomba kuwufunika, apana kuwomeka inyuma ku buryo umuntu yawomoza intoki. Rero muri kubibona, ikintu uhita ukurikiza no gucishaho agapasi kugira ngo hagororoke neza. Yes, ahangaha rero ibikoresho biba bihari. Pasi ngiyi irahari, tanjya ku gapasi vuba vuba nitonze. Ugakoresha roke kugira ngo murabizi ko ipasi ishobora gukobora umwenda ugasanga uhindutse nka miruwari, ku buryo wakireberamo. Biriya bintu ntabwo biba ari sawa. Gukobora umwenda w'umukiriya ntabwo biba ari sawa. Ugomba rero kugira agatambaro ko kwifashisha kugira ngo ibintu bigende neza. Ukagenda unateraho n'amazi gake gakeya wikomereza. Nakubwiye ngo nturambirwe. Fashion lovers, iyi jacket ndashaka kuyidoda mu minota mike cyane cyane. Ahangaha wicaye ikarangira ubireba, ku buryo uhaguruka ugura igitambaro, ugura ibikoresho, nawe iyi jacket ukayidodera. Yes, muri kubibona rero ibintu bimeze neza. Aka ni ka gafuka rero kari ku kaboko k'ibumoso. Yes, left side pocket. Yes, rero aka ni agafuka kajya ku kaboko k'ibumoso. Yes, muri kukabona rero kari agafuka, kaba ari agafuka keza cyane. Akenshi muzagenda mutubona ku majaketi, gusa iriya ni design njye niyo nkunda gukoresha. Iyi niyo design yanjye nkoresha ku majaketi, ni kuri yanjye agafuka nkakora. Yes, kaba gafite iriya trete uyifunguye ushobora kubikamo amafaranga wenda atari menshi, ariko kaba ari agafuka nyine ushobora kubikamo ikintu. Ikindi kaba gafite utundi twanya tubiri ku ruhande ushobora gushyiramo nka bike. Yes, ushobora kuba iyi jacket yambaye wibereye nko muri office cyangwa se mu kazi kawe gakenera gukoresha ikaramu. Hariho utundi dufuka tubiri ushobora guhita ujombamo ikaramu ukikomereza akazi kawe wayikenera ukayikuramo. Kari agafuka nako ni keza cyane, ndakagukundishije.
nako kaba gakenewe, nako gatuma iyi jaketi iba decorative somehow, iba igira ukuntu nyine idekoye. Ka gafuka dore rero ngaka uri kukabona ko gafite utundi tuntu tw'udufuka ku ruhande tubiri. Rero fashion lovers, muri kubibona biriya ni ibipande by'imbere ndetse n'inyuma biteranyije. Ahangaha ngiye ku nocinga cyangwa se gushyira akamenyetso hagati na hagati aho akaboko nzagaterera. Ibyo rero ni ibintu byose uba ugomba kugenda ukora witonze. Ukamakinga ahantu uri buterere amaboko rero iyo wamaze kubona hagati na hagati, ufite nanone hagati na hagati ho ku maboko, ikintu ukora rero ni ugufata akaboko k'iburyo kagatera ahabugenewe, nyine hagomba kujya akaboko k'iburyo. Warangiza rero ukanafata akaboko k'ibumoso kagashyira ahabugenewe kujya akaboko k'ibumoso. Ikintu hano ukora, ugenda ufata valeri ingana. Nimba utangiye ufata valeri y'igice, sozanya igice. Fashion lovers, ibintu byo kudoda, nimba ufashe ugasanga umuntu atangiranye valeri y'igice agasozanya 0.25, ntago biba ari sawa. Cyangwa se ugatangira na valeri y'igice ugasozanya 1, ntago biba ari sawa. Biriya bintu biteza ereri mu mwenda, hazamo defo. Ibyo rero ntago biba ari boku, ugomba gufata valeri ingana. Ugomba gufata valeri ingana. Aya ni amaboko rero ndi guteramo. Ya maboko hariho imigongo ku mpande zose, akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso hose hariho uriya mugongo utereye mu 8 n'igice uturutse hejuru ku kaboko. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uteranya vuba vuba, fasta. Ibi ngibi iyo uzi kudoda ishati no kudoda ijaketi ni ibintu bigenda hatandukanaho utuntu duto. Hariya rero makinze gatandatu, murabibonye. Ngaho ukagenda ufata valeri ingana, kubona ko ndi kugenda nifatira valeri y'igice. Valeri y'igice. Ziriya valeri zo mu ruteranyirizo nteranya amaboko uzirebesha hariya hareba ku maboko, nibyo biba sawa. Iteye ipasi biba fresh, biteye ipasi mu maha biba ari fresh, biba bigaragara fresh. Ngayo nguko rero muri kugenda mubibona. Ibi ngibi ni ibipande by'inyuma biba bigaragara inyuma ku ijaketi, nibyo ndi gukora. Mwabonye ntobora umufuka, mwabonye nteranya ibipande by'imbere ku by'inyuma, mwabonye nteraho umugongo, mwabonye ntera agafuka ku maboko. None ubundi guteranya rero, iki ni cya housing uba ubona inyuma ku ijaketi, niho haba hagaragara inyuma ku ijaketi. Ubwo rero ibi nibirangira harakurikiraho ese ibidubuzo byo bipreparwa gute, bidorwa gute, bigenda bite. Kurikira rero akantu ku kandi utaza gusigara. Hariya rero ikintu ukora, ndi kukwereka ko ugomba kuvura muri ariya makwitire. Byarangiye rero, ubu tugiye gukora ibipande by'imbere mu bidubuzo. Tugiye gukora ibidubuzo. Ibipande by'imbere rero ku bidubuzo, ikintu cya mbere, ziriya garinatire ubu zifite. Mwabonye uko dukata garinatire. Turiya dupande ngiye guteranya, utarakurikiye video yanjye uko dukata ijaketi urasigaye. Ariko ziriya ni garinatire ziba zifatanye n'utundi dupande. Garinatire rero zo ziba zikozwe n'itise, ziba zigizwe n'itise n'ubundi yakoze biriya bipande by'inyuma. Ariko turiya dupande tundi mubona dufite n'amaha, two tugizwe na poperine. Kuko iyi jaketi nayidubuje poperine. Bizera mu tayeri utazi poperine nawe ubwo harimo ikibazo. Rero fashion lovers, garinatire muri kuzibona, nziteranyije na kariya gapande, bise bikora igipande cy'imbere cyuzuye. Ariko kiriya gipande n'icyo ku kidubuzo. Rero ikintu uhita ukora hano, uhita usiripika cyangwa se ugakora top stitch. Iyi top stitch rero uyikora usiripika ikidubuzo
ntago kidubuza ariko nanone kuri popeline pana kuri aka kagarinatire kagizwe na tise. Yes, ibyo rero ukabikora no ku kindi gipande, yes, karani ka kagarinatire kaba kagizwe na tise n'ubundi nk'iriya yo ku bipande bigaragara inyuma, ugahita ugateranyaho nanone n'iyi popeline, gateranya n'aka gapande kagizwe na popeline kaba kanafite amaha. Rero utu tuntu wabyumva neza warabashije kureba video yanjye ndi gukata ijaketi. Yes, ndi gukata ibidubuzo, aho ubona uko nkati iyi garinatire n'aka gapopeline ukuntu kazaho. Yes, ibyo byose rero ugomba gushaka ukuntu wareba iyo video ushaka wenda kumenya ko utu tuntu dukatwa. Yes, rero n'ubundi nahangaha naho ndakora top stitch urayikora kuri iriya popeline, ntabwo uyikora kwa kagarinatire kagizwe na tise. Yes, ugakora top stitch witonze. Ibyo ngibyo byarangira ugacishaho agapasi, ucishaho ipasi hariya n'ubundi umaze kudoda kugira ngo hamere neza hagororoke, ugomba gucishaho agapasi. Rero iriya jaketi ifite udukoryo twinshi, ifitemo n'agafukamo imbere. Rero kari agafuka nako ugomba kugakora kugashushanya, gafite 5 turutse 2 hariya imbere ahazajya tirete nturutse 2. Yes, aka gafuka rero kaba kari munsi y'amaha, ntago kaba karinganiye n'umurongo w'amaha, kaba kari munsi yawo ho nka 2. Yes, aka gafuka ko ntago kaba kari hejuru nko ku mifuka dusanzwe tuzenda ya made in Rwanda, yo akenshi biringane n'amaha cyangwa iri hejuru yayo, ariko hano ku ijaketi kaba kari munsi y'amaha ukuntu, ku buryo ukoramo nyine bikoroheye. Kaba ari agafuka keza cyane. Rero aka nako uragatobora n'ubundi. Umuntu utazi ikintu cyo gutobora ahangaha ho arihana kabisa, arihana. Yes, rero aka gafuka ukagatobora neza witonze. Umuntu utazi gutobora sit and study, icara wige nyine, wige ese umufuka utoborwa gute. Yes, kugira ngo ahangaha naho tujye tugendana neza, cyangwa se nimba uzi gukopera n'ubundi ukurikire uko ndi kubigenza, kuko ndi kubikora ureba, ubirebesha amaso yawe. Nawe wabikurikirana kugira ngo ahangaha naho nuhagera uhacane umucyo hatakunaniye ngo uvuge ati se agafuka ndagatobora gute. Yes, ndagatobora gute. Ahangaha uratobora ukirinda gukata rwa rudodo, gakata umukasi wawe ukagarukira iruhande rw'urudodo neza, ukirinda kuba warukata, ubundi warangiza ugahita uhindurura turiya dutobozo ukatuzanamo imbere. Fashion lovers, ndizera turi kujyana akantu ku kandi, nta kintu na kimwe uri gusimbuka, nta kintu na kimwe kiri kukunanira. Yes, nkuko nanjye nta kintu kiri kunanira. Wana nusubiramo iyi jaketi fashion lovers, nawe ntihazagire ikintu kikunanira. Ya rero n'ubundi mfite utundi dutambaro 2. Murabona turiya dutobozo tuba ari tugufi, ugomba rero kugira utundi dutambaro uhita ufixa kuri turiya dutobozo kugira ngo tube tureture, ubone wakora uburebure bw'umufuka. Yes, ibi ngibi rero ukagenda ubikora witonze kandi nanone vuba. Yes, jaketi muri kubibona aho nyigejeje mwicaye aho mu minota mike cyane rwose. Ndashaka ijaketi kuba nyikweretse irangiye aka kanya aho wicaye ubireba, cyangwa se ushobora no kuba uri kureba iyi video wiryamiye witurije, wiyungura ubumenyi gakeya rwose, nta makosa aba birimo. Kuba wafata umwanya nk'uyu ukiyungura ubumenyi nta makosa aba birimo.
Yes rero nakubwiye ngo turiya turimi uradusesekamo, warangiza ugahita udufunga. Yewe kureba iyi video ndabona ari ugutera ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri kabisa. Ubumenye uyu noneho ni wa mufuka utambitse, uyu mufuka ushobora rwose no gushyira ku ishati ya made in Rwanda, wo uratambitse. Uyu rero n'ubundi nta nesitaniye hehe n'umwe twakoze kuri bya bipande by'inyuma by'ijaketi, n'ubundi biba bijya kumera kimwe. Uyu nguyu nuko utambitse, wa wundi ukaba uhagaze. Urumva rero nta tandukaniro rinini rihari. Fashion lovers, kano gafuka rero ikintu ukora ushyiramo uburebure bwako, ugashyiramo uburebure bwako nk'aye gatanu. Yes, nk'aye gatanu muri kubibona. Agafuka warangiza ugahita ufunga unyuze urudodo hariya, n'ubundi ingwa uyicishije. Ibi ngibi ukabikora fast. Muri kubona ko kari agafuka kari round ukuntu, kari curved ukuntu, ntago kari straight. Rero ni kuriya nyine ngiye nkunda kugakora, mbona ari fresh, niyo design mbona ya sawa. Agafuka ko mo imbere ushobora kwishyiramo amafaranga, ushobora ku buryo n'ababajura bajya basaka abantu, ku buryo ashobora kugusaka ahandi ariko akaba atakeka ko mo imbere harimo ibanga, kandi wenda ariho urufito warubitse. Rero kariya ni akagarinatire cyangwa se ni nk'agapisoma kaba kari ku kidubuzo ariko cy'inyuma. Yes, kariya rero karafasha, gatuma umuntu arebamo imbere ku ijaketi ariko ntabashe guhita abona poperine, ahubwo akabona tise. Yes, kariya akagongo kize hariya rero don't consider about that. Wigira ibintu byinshi ugatekerezaho, ntacyo kamaze. Kariya ni design iri aho, ushatse wagashyiraho cyangwa ugashyira, ariko nta kintu byaka affecta ku ijaketi. Yes, rero muri kubibona, kariya kantu kaba ari ingenzi. Kano kagarinatire mureba nshyizeho kaba ari sawa. Umuntu urebye ku ijaketi mo imbere ntabwo abasha guhita abona iriya poperine, ntabwo ari ngombwa ngo abone duburire wakoresheje, it is not necessary, ntabwo ibyo biba ari ngombwa kabisa. Hano naho rero ikintu uhita ukora, uhita uteranya fast ibipande by'imbere ku by'inyuma ku bidubuzo, uteranya, ufata valeri y'igice ukomeza fast. Rero hano ni ku rundi ruhande naho ugafata valeri y'igice uri guteranya mu ntugu. Ahangaho noneho uri kwirukanka cyane, ubikora nk'uri guteranya ishati. Yes, ahangaha ni fast. Nkwibutsa ko ubu turi ku bidubuzo. Noneho ibidubuzo wabonye uko ziriya garinatire zikorwa, wabibonye uko ziteranywa ku dupande twazo. Prepara ibipande by'imbere ku bidubuzo, ibipande cy'inyuma ku bidubuzo wabibonye. Aha rero ndi gushaka center cyangwa se hagati na hagati, aho ndi buteranye amaboko, ndi buterera amaboko. Hano izi kwitira urazuvura ku ipasi. Yes, nta kindi rero ngiye guteranya amaboko. Ahangaha uteranya amaboko nk'ibisanzwe nk'uko mwabonye nteranya ku bipande by'inyuma. Ahangaha naho urateranya, urahuza amanoci cyangwa se turiya tumenyetso twa hagati na hagati, yaba kuri bino bipande by'imbere n'inyuma, ndetse no ku maboko hose haba hagiye hafite center notch cyangwa se hagati na hagati. Rero ukagenda ufata valeri de ingana, nimba ari igice ubwo ni igice. Ngiye nkunda gukoresha igice, ni nacyo kiba kandi ari sawa. Twizera kugenda ufata valeri uri guteranya amaboko, ukagenda ufata rimwe. Ntago umenya ahari ntawe ubikora, ntago iryo kosa ntawe urikora, yaba yarigiye hehe. Rero valeri ni igice, ukabikora ugateranya amaboko witonze, fashion lovers, carefree, kandi nanone ushyiramo ubwenge, ushyiramo naga speed. Yes, speed n'ubwitonzi. Yes, ubwo rero fashion lovers,
amaboko urumva haba ari amaboko y'iburyo ndetse n'ibumoso, hose ugateranya yes. Ahangaha naho ni ku rundi ruhande, naho ugateranya ubwiza burebana, ubwiza buba bugomba kurebana, right side must face each other, ubwiza hano buba bugomba kurebana, yes. Ibyo rero ukagenda ubikora witonze, fashion lovers, witonze. Iyi jaketi rero ibipande by'inyuma twabikoze, ahangaha turi gukora ibiduzo, ndizera turi kugendana akantu ku kandi, nta hantu ndi kugusiga, kuko iyi jaketi igomba kurangira nawe ukayidodera, cyangwa se ukayidodera umukiriya wawe akaguha ku mafaranga, ukavuga ati Pizotera yarakoze kunyigisha isomo ry'ubwenge, isomo ry'umumaro. Yes, ntago nabigisha ibintu bidafite umumaro, ntago content zanjye ari izo. Content zanjye ni ukukwigisha ikintu cyakugirira umumaro, ukamenya umwuga kandi ukabasha no kwiyungura ubumenyi wongera kugufite, kuko hari ibyo wenda usanzwe uzi. Ibyo rero nubifata ukabyongeraho iyi jaketi, nimba wari uzi kudoda style wenda 5, aka kanya ugiye kumenya akandi kantu kugira bihite biba, uhita umenya kudoda ibintu 6. Yes, rero n'ubundi hano muri kubibona ko ndi guteranya mu maboko, nk'uko nateranyije ku bipande by'inyuma biriya bigaragara inyuma. Yes, ubu rero hano wakibaza ngo ese ko Pizzo ibi bintu abigenje atya, ibipande by'inyuma yabikoze biri ukwabyo, duburire ngizi ibidubuzo biri ukwabyo, birarangira bite, jaketi irateranywa ite? Yes, sit and study, icara wige kandi don't be tired, wirambirwa rwose, wirambirwa. Nanjye ndi kugira vuba vuba. Yes, tura rero utubande fix, tuba dufigisa, twita nk'udupata trete itangiriraho ku ijaketi hasi, ndetse na bande yo hasi ku ijaketi hari hasi muri hanshi ibifasheho. Yes, utungutu muri kubona nkakata gafite 5 hano mu buhagarike, ubugari ubungubu gafite 3. Yes, kaba gafite 5. Iyo kihinnyemo rero nkafataho valeri y'igice, gasigara ari 2, gasigara gafite 2. Kiriya gice iyo nkitwaye gahita gasigara gafite 2, Yes, ubwo ibyo nabyo muri kugenda mubibona, ukurikira akantu ku kandi. Fashion lovers, aha ibintu bigeze noneho birakomeye, birakaze, ugomba rero kwitonda. Muri kubona ko mfashe bya bidubuzo mbisesetse muri ya pariti n'ubundi y'inyuma, ariko ndi kubisesekamo ububi bw'ikinyuma n'ububi bw'ibidubuzo burebana. Yes, ku buryo ubwiza bw'ijaketi busigara inyuma kandi n'ubwiza bw'ibidubuzo bugasigaramo imbere. Yes, rero twadupata ukadufigisa no ku kidubuzo, naho ufata valeri y'igice. Aka kantu mukitondere, aka kantu mugomba kukitondera. Yes, urudodo ruracitse bibaho, tugahita turusubizamo, kuba urudodo rwacika bibaho. Yes, rero turadupata ukadufigisa no ku bidubuzo. Yes, ni hasi hariya tirete bitangirira, ni hasi hariya tirete itangirira. Yego, hariya tirete iba itangirira.
Yes, tumaze kujyaho rero. Iyo umaze kudushyiraho nta kindi uba ugiye gukurikizaho, ikindi ukurikizaho ni uguteraho tirete. Yes, nakubwiye ngo ubaho urugamba rugeze rugiye kurangira ariko rurakomeye. Utu tuntu nitwo tw'ubwenge, naho biriya bindi twahereyeho kubikora bishobora kuba byakorohera cyangwa se byakoroheye, ariko utu tuntu ni ubwenge, kumenya turiya dupata uko nadushyizeho, kumenya iyi tirete uko uyiteraho. Yes, tirete rero igomba kujya hagati na hagati y'ikidubuzo, ndetse ni hagati na hagati kuri garinatire y'ikidubuzo ndetse no kuri cya gipande cy'imbere ariko cy'inyuma, kuri biriya bipande bigaragara inyuma. Tirete rero igomba kujya hagati na hagati yabyo. Yes, ubundi ukadodera ku bubi. Muri kubona ko yaba kuri garinatire, hano hagana hariya duterera tirete, hari virizorine harometse. Yes, haba hometse virizorine. Yego, haba hometse virizorine hariya. Rero ndi kumakingaho aho igipande kigarukira kuri tirete. Yes, mpashyira akamenyetso, ngomba kuhashyira akamenyetso. Yes, fashion lovers. Rero tirete ku ruhande rumwe maze kuyiteraho ku ruhande rumwe. Fashion lovers, muri kubibona, dore ni kuriya bimeze. Tirete bigomba kujya hagati na hagati y'ikidubuzo ndetse n'iki gipande kigaragara inyuma. Ibyo rero ukabikora no ku rundi ruhande, ahangaha mu guteramo tirete ni ahantu ugomba gushyiramo logique, ugashyiramo ubwenge, ukabikora uwitonze, ku buryo ubwiza bwa tirete iyo uhinduriye ijaketi bugomba kuba buza inyuma. Ugomba rero kubikora hano hantu witonze. Fashion lovers, ntabwo ibintu byose biba byoroshye, uba ugomba kunyuzamo ukanakoresha ubwonko, ugatekereza. Nicyo Imana yabuduhereye, ugatekereza ugakora ikintu witonze, ukemera bikakuvuna. Ariko ibikomeye ntabwo bivuga ko bidashoboka. Mu cyongereza baravuga ngo difficult doesn't mean impossible. Yes, ibikomeye ntabwo bivuga ko bidashoboka. Yego, bishobora kuba bikomeye ariko bishoboka. Bikomeye ariko umubyizi ukaboneka. Fashion lovers, umukiriya umwenda akaza akawutwara akakwishyura, nubwo wawudoze wenda bikugoye bikuvunnye, tekereza cyane, ariko rizati zizana inyungu uko byamera kose. Yes, nabikubwiye rero ko tirete ijya hagati na hagati y'ikidubuzo ndetse n'igipande cy'inyuma. Yes, kandi ugenda udodera hariya ku bubi, tuba twahometse virizorine, ugenda udodera kuri virizorine. Yes, ufata valeri kandi n'ubundi ingana kwa kundi nk'uko nabikubwiye. Yes, ufata valeri zingana nk'uko nabikubwiye mbere. Rero muri kubibona fashion lovers, turi guteranya ijaketi. Noneho turi guhuza ibidubuzo ndetse n'ibipande by'inyuma. Yes, turi guteranya ijaketi kuko iyi step nivaho. Muri kubibona tirete ngiyi yamaze kugeramo. Fashion lovers, muri kubibona, ukayifungura ngiriya tirete itangirira kuri twa dupata nk'uko nabikubwiye. Tudupata dutangiriraho tirete, kandi ikindi tukanatangiriraho bande hasi ku dore ka gafuka muri kukabonamo imbere, murakabonye kabisa. Ahangaha rero tugiye gukurikizaho bande. Noneho bande naho ndamakinga 5. Iyi 5 iyo yihinnyemo kabiri biba 2 n'igice. Nafataho igice ndi kuyitera ku ijaketi agasigaramo 2. Yes, nkuko twadupata natwo tuba dufite 5. Yes, ariko ubugari ari 3. Ubugari kaba ari 3. Havaho
ahangaha ngiye kumakinga 32. 32 yavuye he? Hanshi ubundi yari 44, nkuraho 4 kudupata, ruhande rumwe 2 n'urundi ruhande 2. Yes, hasigaramo 40 nkuramo 8. Rero iyi bande kubera ko iba ifite stretch, ibi stretchinga hasi irakurura, ukaba wabona jacket hasi hagana ku hari hasi kuri taye, ubona hagira ngo harimo fronts, naho ni elastic iba yakuruye. Rero uwo 8 niwo nabara ko uzanamo izo fronts. Yes, rero uba ugomba kuwukuraho, niyo mpamvu makinze 32. Rero ngiye gukata twa tubande two ku maboko. Yes, tubande two ku maboko rero hano ndi gupima, muri kubona uba wapimye hariya. Hariya ni 7, ndarenzaho rimwe bibe 8. Yes, aha naho ndakata 5, uburebure ni 5 nako nikihinamo 2, hasigara 2 n'igice. 2 n'igice rero ninkuraho igice ndi guteranya bande ya ku kaboko, hasigaramo 2. Yes, rero fashion lovers, kariya 7 mpimye utazibeshya uri gukata jacket ku bipande ugashyiramo 7. Yes, utazibeshya rwose, ntago byavamo. Iriya 7 ijya kuri bande, naho waburi gukata ntago ari kuriya bigenda. Yes, rero ngiye gukata sukora. Iriya sukora wakibaza ngo ikatwa gute, ariko aka kanya urabimenya byose bisobanukirwa. Muri kubona ndi guhinamo iyi bande, ndi kuyihinamo 2. Yes, ndi kuyihinamo 2. Mba mbikora nitonze kugira ngo ubibone neza, kuko utuntu tw'ubwenge mba ngomba kudutindaho kugira ngo bisobanukirwe. Yes, ubu rero makinze 2. Iyi sukora igomba kuzura ifite 1 n'igice, kuko ni 2 ariko haraza kuvaho igice ubwo ndi kuyiteraho, hasigaremo 1 n'igice. Yes, makinze 8. Umuzenguruko ni 16. Yes, umuzenguruko ni 16. Umuzenguruko harimo 16. Hariya nzamutse igice nkizamutse hariya hakubye. Yes, hari hakubye, hari on 40. Ubundi warangiza ugakuruba kuriya, injiyemo 3, ubundi ndakuruba agasukura ko ku jacket hariya imbere hagana ku ijosi mu muntu ukuntu nyine hameze. Yes, haza hahita hagwa muri trete. Yes, ni hariya rero kuriya ndi kubikora, kuriya mbigenje. Yes, rero aka kantu nako nimba wajyaga ukibaza, ndizera ukamenye nta gushidikanya wafunguye iyi video kuri channel ya Pizotera, nta kundi kongera gushidikanya. Yes, rero sukora nayo muri kubibona nsoje kuyikata. Igisigaye rero biteranwa gute? Biterwa ku jacket gute, nabyo rero shira amatsiko. Yes, rero iyi ni ya bande yo ku maboko. Twabonye ko umuzenguruko ari 7, makinze 3 n'igice. Yes, no ku kandi kuko tuba ari 2, ku kaboko k'iburyo ndetse no ku kaboko k'ibumoso. Yes, ibyo ukabikora witonze, ufata valeri y'igice, makinga 3 n'igice, hasigara valeri y'igice. Ibyo rero warangiza zirakutire ukazuvura, ugahita ugahindurura kuriya turano tubande two ku maboko muri kutubona, ukuvura ugahita uhindurura. Yes, ngutu tubande two ku maboko muri kugenda mutubona. Ndashaka ko iyi jacket muyimenya, mukayidodera n'abakiriya, mukayiryamo amafaranga. Yes, ndabizi ko hari abishimiye kureba iyi video. Nimba rero
uri kwishimira kureba iyi video, wakanda like nimba wishimiye iyi video, wishimiye isomo naguteguriye, wakanda like. Rero iyi ni ya sukora, hano hantu naho ni ukuhitondera, karani ka gasukora. Yes, ahangaha turi kudoda ubwiza bw'ibipande by'inyuma ku jaketi burebana n'ubwiza bwo ku bidubuzo, twe turi kudodera ku bubi. Yes, rero iriya bande ukayishyiramo uturutse aho tirete itangirira, mwibutsa ko nteramo iriya tirete ntagezaga hejuru ku musozo, nasigaga igice hejuru, muri kubibona. Yes, ntago nafungaga ngo ngeze hejuru, nasigagaho igice. Yes, rero iyi bande bigomba guturuka n'ubundi hariya kuri kiriya gice, ugafatiraho rero. Yes, usa nk'usunika tirete ho gake, ugahita ucomekamo kariya gasukora, ubundi ugahita ufatiraho. Yes, ugahita wurira ka gasukora, ugahita ukurira, uhita ugenda ukomeza ufata valeri y'igice. Yes, hari ahantu naho ni ahantu h'ubwenge, fashion lovers. Nubona nuhashobora ukahakora neza, uzaba ukoze akantu kazima kandi uzaba umbereye imfura, uzaba umbereye umunyeshuri mwiza. Nimba rero uri gukunda iyi video, kanda like, kandi ikindi ubaye utari wiyandikisha kuba wajya ureba video zanjye za buri munsi, ukande subscribe, kande no kukazogera kugira ngo buri video yose nzajya nsohora ujye ubasha guhita ubona notification. Dukomeze twigane, nimba ubona koko ndi uwo gukurikirwa, nimba ubona koko hari ikintu kizima naba nkora. Yes, hari umuntu ukora content ugasanga nyine iyo content ahari yajya yirebera. Rero nimba iyi content ari iyo kurebwa, nimba wakishimira kuba wajya uyireba, unkande subscribe kuko nabyo biba ari sawa. Yes, rero sukora amaze kuyiteramo, ikindi ngiye gukurikizaho ni guteramo amaboko. Guteranya amaboko, nkayateranya nkoresheje iriya bande. Urumva amaboko y'ibipande by'inyuma ari ukwayo, amaboko y'ibiduza ari ukwayo, ariko iriya bande niyo igomba guhita ibihuza rero, kuko ibiri hagati na hagati bande biri hagati na hagati y'ibipande by'inyuma ndetse na biriya biduzo. Yes, ibiri hagati na hagati. Fashion lovers, ugomba kumakinga sure ko bande iri hagati na hagati y'ibidubuzo ndetse n'ibipande by'inyuma. Yes, ukagenda ubikora witonze. Ikintu hano ufata ku ruhande uri gukoraho, ku ruhande ugiye guteramo bande, ugafata ibidubuzo by'urwo ruhande by'amaboko, ugafata n'ibipande bigaragara inyuma byo kuri urwo ruhande, nimba ari ibumoso. Ubwo rero warangiza ugahita bande uyiterera hagati na hagati kuri ayo maboko, yaba ayo ku bidubuzo ndetse no ku bipande by'inyuma. Iyo ubikoze nabi, akaboko karikaraga, ukaba wasikamo akaboko kakanga kujyamo. Ibyo rero byarangira tugiye hasi guteraho ya bande izenguruka hasi kuri hanshi. Yes, rero twadupata uranza utere bande kuri twadupata. Yes, ubundi ka gapata nako kaba gafite 5 ndetse n'iriya bande iba ifite 5. biba bigomba rero guhura, ugashyira ku ruhande rumwe. Nimba uhereye ibumoso ugenda ugafigisa nanone bande kuri turiya dupata ku rundi ruhande, ukabikora nabyo witonze. Fashion lovers, ahangaha niho isomo riba riri, kuko ahangaha nyine ibindi byose twahereyeho, biriya byose twahereyeho umuntu yaba yashize kudoda ishati, n'ubundi ushobora gusanga yabikora, ariko
guteranya noneho ijaketi tukayihuza gutya, niho haba hari isomo. Yes, rero muri kubibona fashion lovers, hariya ngiye gufikisa bande hagati na hagati, hagati na hagati ku kidubuzo, na hagati na hagati ku bipande by'inyuma. Ndabanje ndahafigisa. Yes, afigisa kuri bande nanone nayo wasetinze hagati na hagati hayo. Ibi bituma ubasha kubalansinga neza ziriya fronce ku ruhande rw'iburyo no ku ruhande rw'ibumoso. Ibyo rero ukabikora witonze, ugenda ufata valeur de couture y'igice, ukagenda ufata valeur de couture y'igice witonze. Yes, bande iza hagati na hagati ku kidubuzo, iza hagati na hagati y'ikidubuzo ndetse n'ibipande no ku bipande bigaragara inyuma. Ibyo rero fashion lovers ukagenda ubikora witonze, carefree, witonze kabisa. Ijaketi iri kugenda igana ku musozo. Iyi niyo step navuga ya nyuma, iyi niyo step ya nyuma, iyi niyo step navuga ya nyuma y'ingenzi ku ijaketi, kandi navuga wenda irimo ubwenge, igoye. Yes, iyi niyo step yindi navuga wenda muri step zigoye. Iyi nayo ni step isoza ijaketi, gufunga iriya bande yo hasi. Yes, rero ibyo birarangiye. Ikindi kintu, iyi jaketi nakubwiye ngo ndi guteranya umufuka, mwabibonye ko nasizemo umwanya. Uwo mwanya niwo uhinduriramo ijaketi, amara kuyihindurura ugahita uhafunga. Rero fashion lovers, ijaketi ngiyi iruzuye, nayidoze ureba akantu ku kandi. Niba wakunze iyi video rero kanda like, kandi ikindi nimba utarakora subscribe kanda subscribe, wibuke gukanda kukazogera kugira ngo tujye tubana no mu zindi video. Ikindi comment zanyu ni ingenzi cyane kugira ngo ube wanambwira ese nihe video nakorera ubutaha. Ushaka kwiga kudoda muri atelier de couture, mfite atelier, wampamagara ubundi nkakwigisha kudoda. Fashion lovers rero video zanyu nakagaruka, bye bye.